playback. That was live. It looked. Y'ukwezi kwa mbere 2026 mu mujyi wa Kigali hari igitaramo gikomeye cyangwa se igitaramo cy'amateka The New Year Groove cyahuzaga abahanzi bagiye batandukanye ariko by'umwihariko abahanzi babiri Itayiwacu Blues cyangwa se Bruce Melody wari watumiwe na Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben muri kino gitaramo cyo kwinjiza abakunzi babo mu mwaka mushyashya. Gusa ntabwo ibintu byaje kugenda neza ku mpande zombi kubera ko abafana ba Bruce Melody batashye bikomanga ku gatuza mu gihe abafana ba The Ben batashye bijujuta. Mu byo bagiye bavuga ko bitabashimishije no muhanzi The Ben waje gukora injyana cyangwa se yaje kuririmba aza gususurutsa bari bitabiriye kino gitaramo ariko abenshi bakamushinja ko yagiye akora icyo bita playback music ndetse bakaba batabyishimiye. Mu gihe mugenzi we Bruce Melody we yari yakoze live ndetse ikaza kugenda neza ari kumwe na bande ye yari yitwaje ya Symphony Band. Hanyuma kuri kino gitaramo cyabaye ku itariki ya mbere Mutarama ni igitaramo cyatangiye mu masaha asa nkaho akuze kubera ko cyatangiye mu masaha y'isa 3 z'umugoroba kiza kuba kirangira mu masaha y'isa 8 n'igice z'ijoro. Mu gihe byose byagendaga neza iki gitaramo cyari kitabiriwe n'abahanzi harimo abampuzamahanga bagiye baza gushyigikira bamwe muri bano harimo nk'abahanzi bagiye baturuka mu gihugu cya Uganda ndetse n'abahanzi bagiye batandukanye bari mu Rwanda. Imbere y'abafana buzuye BK Arena Bruce Melody ku rubyiniro yahamaze isaha n'iminota 20 yavuye saa 5 n'iminota 5 aririmba indirimbo zitandukanye zirimo izakunzwe cyane ndetse n'izagiye zikora ku marangamutima y'abafana be harimo nk'iyitwa Ikinya harimo iyitwa twese byaranze harimo indirimbo nyinshi yagiye aririmba yewe yanatangiriye ku ndirimbo nshyashya aheruka gusohora mu minsi yashize yitwa Munyakazi. Amara isaha n'iminota 20 mu gihe yari kuri stage yahaye umwanya abitwa abagiye batandukanye abanzi bagiye batandukanye barimo bitwa ba Kenny Soul ba Juno Kizigenza ajya hamagara abitwa ba Bwiza bose bagenda bamufasha kuririmba zino ndirimbo. Witwa The Ben we yageze ku rubyiniro saa 6 n'iminota 50 aririmbe nawe indirimbo zigiye zitandukanye harimo izigiye zarakunzwe cyane mu Rwanda cyangwa se mu myaka ishize. Hanyuma akajya anyuzamo agashimira abantu batandukanye aho yagiye agaruka no gushimira cyane witwa Bruce Melody yari yatumiye. Abantu benshi bakavuga bati ino ni bato twajemo ariko uri gutumwanya mwinshi ushimira Bruce Melody kweri ati ibi bintu ntago abafana bagiye babyishimira cyane ko The Ben nawe yaje kuvuga ko yageze ku rubyiniro asanga abantu benshi basanga bamaze kunanirwa dore ko yaberirimbiye kugeza saa 8 n'iminota 15 z'igicuku. Abantu benshi bati byagenze bite niki cyatumye Bruce Melody n'abafana be batabikomanga ku gatuza hanyuma The Ben n'abafana be bagatungurwa ndetse n'abagatenguhwa cyane na performance yakoze dore ko nawe yakoze performance igiye itandukanye. Hanyuma aza no kugaragara azana umuryango wa J Paul aza kuririmba indirimbo ya Buravan mu rwego rwo kubibuka ndetse no kwibutsa abantu ndetse aza no guhamagara korali aza kuba imufasha kuba bashima Imana ndetse batangiza abantu kwinjira mu mwaka mushyashya. Ku mbuga nkoranyambaga ibintu byakomeye abantu benshi bati The Ben hano watubabaje cyane ndetse management yawe isa nkaho yadutengushye. Bati byagenze bite ati playback music wakinnye cyangwa se wakoreyemo ntago twe twiteze ko biraza kugenda gutya ariko niko byaje kugenda. Mu gihe The Ben we sinzi mu gikurisha concert za Chris Brown, one of the greats ever. Ni mu gikurisha concert za Neyo waherutse naha. Those are called loops. You loop ikintu and then kigasigana no groove y'ibyo wateguye and then you sing over it. So maybe you need some more cardio wenda tuzarisona utaha ariko we did what we had to do and I think ni ibintu bisaba ubusobanuro burenze ubwongo ariko we did not do playback not at all. Yaje no kuba abihakana avuga ko abamushinja ibyo byose batazi aho umuziki ugeze cyangwa se batazi uko ibintu bisigaye bikorwa ndetse abaho urugero kuri Chris Brown ndetse n'umuhanzi witwa Neyo ati biradukora ntago byari playback music ahubwo n'uburyo bushyashya bugezweho ati gusa nzagira igihe kinini cyo kubibasobanurira nubwo mwaba mutabizi. Abandi bati ku mbuga nkoranyambaga
nkoranyambaga ati timu ya management ya The Ben yagakwiye guhita yegura kubera ko ibi bintu ntago bisanzwe. Ni gute Bruce Melody ubundi ibi ngibi nibyo bituma Bruce Melody avuga ko The Ben ari umunebwe? Ati ibi bintu rwose ati ntago byaba bisanzwe. Abandi bati timu Bruce Melody cyangwa se timu ya The Ben, ubwo baravuga abafana, ubwo ni team The Ben, bati team The Ben ati ubungubu itangiye kwegeka ibibazo byose kuri Meddy bamushinja ko yatereranye umuziki wacu none ukaba warapfuye. Mu gihe rero ino BK Arena yari yuzuye, mu gihe bari bishyuje n'amafaranga asa nkaho yegeye hejuru, igice cyo hejuru cyishyujwe ibihumbi 10, igice cyo hasi kikishyuzwa ibihumbi 20, mu gihe hasi kuri ground byari ibihumbi 25, premium yari ibihumbi 30 ndetse na VIP ibihumbi 50, byose bikaba byashize. Hanyuma abafana bagiye batandukanye batishimiye kino gitaramo, ndetse bari no ku ruhande rwa Bruce Melody bati The Ben yakoze playback atakoresha auto tune ndetse agerekaho na AI, ati yitabaza abahisi n'abagenzi, yewe azana abapasteri ngo batwigishe ijambo ry'Imana, ati yewe azana n'ababyinnyi, atariko biranga. Bruce Melody akomeza kumwereka ko akomeje kugenda azamura ijwi. Ibi rero byagiye bigaruka cyane mu mitima y'abafana ba The Ben, bavuga bati hariya yadutengushye cyane, ati n'umuhanzi wa mbere mu Rwanda, atariko ati gucuranga playback music ati ntago byari bikwiye. Hanyuma The Ben nawe agaragara babwira ati mwibuke ko technology igeze kure, ati ngiye ngendana n'igihe, ati ibitaramo niba mubikurikirana ibijyanye na Chris Brown ndetse na Neyo, ati Chris Brown ndetse na Neyo barabikora cyane, ati ibyo rero nibigiye bitandukanye. Ubwo rero ni zimwe muri reaction z'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bagiye bagaruka kuri kino gitaramo, bibaza bati ese uko cyagenze byaba byashimishije bamwe mu bafana bayo. Mu gihe mu minsi ishize uwitwa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda bamwita Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yakanguriye abafana b'umuziki nyarwanda, avuga ko bitagakwiye kuba nk'amakipe aho ushyigikira ikipe ukagerageza kugira indi, ukagerageza gusubiza inyuma indi cyangwa se kuyikasa. Ati ku bahanzi ntago ariko twagakwiye kuba tubigenza, ati kubera ko bose basohokera u Rwanda. Ubwo ni Jean Patrick Nduhungirehe niko yagiye avuga mu minsi ishize. Abantu bati ibyo bintu ntago ari byo, ati ibyo bintu ntago ari byo rwose, ntago byari bikwiye cyane. Abafana ba Bruce Melody batashye bishimye cyane, hanyuma abafana ba The Ben bakavuga bati ibi bintu ntago biriho. Hanyuma umunyamakuru ukurikirana imyidagaduro ndetse unazwi cyane mu Rwanda bamwita Robert Cyubahiro Makena, ni umwe mu bagiye bazwi cyane. Analyse yakoze kuri kino gitaramo yagiye itungura abantu benshi, ndetse abantu barenga ibihumbi 11,300 bose bagiye banabigarukaho bati izi analyse zawe zigiye zikomeye cyane. Uyu mugabo yagize ati The Ben atakoresha amarangamutima cyane, mu gihe Bruce Melody akina n'injyana ndetse akamenya icyo bita stage management. Ibyo ngibyo ngo nibyo yagiye abona muri kino gitaramo. Ati The Ben agira ijwi ryiza cyane, mu gihe Bruce Melody ashobora kwandika ndetse akaba n'umuhanga mu kuririmba neza ibijyanye n'igihe. Uyu mugabo ati nanone The Ben ashagawe n'abamubwira ko Kigali ya 2005 itigeze ihinduka, ati kimeze kwa kundi, mu gihe Bruce Melody we ashagawe n'abazi ko Kigali iri mu bihumbi 2050. Ati naho bose n'abahanga, ataho ngaho niho byagiye bigoranira. Uyu mugabo rero mu mbonize ati uwitwa Bruce Melody ati abantu bamushagaye barimo abamushyigikiye, barimo abitwa ba M Irene, abitwa ba Rocky Kimomo, abitwa ba Rugajurigan, abo bose bari muri timu ya Bruce Melody. Ati aba bantu bose bazi ku isi yamaze kugenda, yamaze kuzamuka, ati bagomba gukina na audience bakamenya icyo ikeneye, bakamenya uko ibintu bimeze, atari nayo mpamvu bifasha Bruce Melody kwitwara neza. Ati mu gihe The Ben abamushagaye barimo ba Alexis Muyoboke, abarimo ba David Bayingana, ati aba bagabo bashobora kuba bamubwira ko Kigali itigeze ihinduka ndetse imyaka yashize akaba ariko ikomeza kugenda yisunika bimera, ati bikaba bituma uyu mugabo ibintu bikomeza kugenda bimwangira. Abantu rero bakomeje kugenda babigarukaho bibaza bati uyu mugabo azongera kuvuga ko ari umwami w'umuziki.
ese abantu bazongera kuvuga ko ibintu yakoze bitari bikwiye cyangwa se n'ibyo byari bikwiye, dore ko yanagarutse yanabisobanura avuga ngo abatazi umuziki baravuga ko nakoze playback, atari ko ntago ari playback nakoze, ati niwo muziki ugezweho cyane. Wowe kino gitaramo wakibonye gute? Ni igitaramo kitwinjije mu mwaka mushyashya, impaka zirakomeje, bamwe baremera abandi ntibashaka kwemera, ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane muri The New Year Glove. The Ben ndetse na Bruce Melody baraye bataramiye abakunzi babo muri BK Arena i Kigali ku itariki ya mbere ndetse zishyira ku itariki ya kabiri, dore ko amasaha yari yazamutse yageze igitaramo cyarangiye mu masaha y'isa 8 ndetse n'iminota 15. Wowe kino gitaramo wacyakiriye gute? Reaction zanyu tukareba uko ibintu bihagaze. Ino ni Ken News, wahageze icyo gukora urakizi, kanda kuri subscribe, dukomeze tuzenguruke ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru tureba uko ibintu bihagaze cyane.